twarangiza kugira ngo ndirimbe Imana mu buryo bw'indirimbo. Haleluya. Tugiye guhereza ikaze abaririmbyi bacu baduhereze mu butumwa bwiza mu ndirimbo, batugaragarize uko biteguriye uyu munsi wa Noheli, uyu munsi umwana yavukiye mu mitima yacu. Reka rero tugaragarishe umubiri ndetse tugaragarishe n'imitima yacu. Haleluya. Kabere kwitorari ariko yaraturinze twese turi bazima, ndetse turabona ko umuryango wose ahari, abenshi barahari, ariko wacu imfura arahari. Ahubwo nawe niba iyo tema za kwimenya ni muri Yesu, reka dufatikanye abantu bose bazi ni muri Yesu, tukarimbane bakabwire, bityo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo ntaba ari we ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze ngo muri kano kanya umukozi kandi yava ku muriro ku murwa kandi avuge avugishwe nawe. Reka ubushake bwawe cyangwa se icyo wakambiriye kumunyuzamo aricyo muri kano kanya umunyuzamo ukiri ubwoko bwawe. Twegeye ibiti biri hano hantu igiye kumvisha umuryango kugira ngo umwami habaho kumva no kumvira icyo ijambo ryawe rivuga. Ndakwinginze kugira ngo aka kanya iminota turamara hano tuyumvisha ijambo ryawe aba ari wowe uyoborera. Ndakwinginze kugira ngo muri kano kanya mwami ugiye kutugezaho ijambo ryawe umwambike imbaraga kandi umuhindure igikoresho kizima wishimira muri kano kanya. Birashoboka Imana ukunda umugabo utuye Musanze ntabwo ari ku bwanjye no ku bwa ineza y'Imana kandi aho nkiri ubuntu bwayo. Hari abantu b'abasore bameze nkanjye bitwa zakabwana kubera ko babaye isambo, ariko ndashima Imana ko yatubohoye. Haleluya. Ndashima Imana ko yaduhaye urubyaro kandi ndashima Imana ikomeje kuturinda kubitugerageza byose. Niyo mpamvu tuvuze ku mutima wacu uranezerewe yuko twabohowe. Rero hano twarasubirijwe, babonye ababyeyi, babonye abavandimwe muri Kristo Yesu, mwarakoze kudusengera kandi turacyabizirikana. Hari byinshi dukora mu ibanga kuko umurimo w'Imana hari na byinshi dukora mu mabanga.
ariko umutima wanjye uranyemezwa uyu munsi kubabwira ngo mu mpera z'ukwezi kwa kabiri tuzazana umukeka umuntu y'Imana. Bitewe n'umwete rero adusangire ubutumwa bwiza nk'uko twabivuze turakoresha yabamutuye umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ndetse turaza gukundana. Noneho intego ya Satani yo guca umubano mwiza wawe n'Imana ariko Satani intego ye ni uguca umuryango kuba neza n'Imana, ukigunga ukumva Imana nta kiguzi. Nicyo Satani yashaka. Iravuga ati ko bavuze ngo tureme umuntu mu ishusho njye batanshizemo. Ubwo ngo tureme umuntu yavugaga abantu batatu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Haleluya, amen. Satani yifuye aravuga ati nanjye nzabidobye ko mutanshizemo. Imana yanjye Satani aravuga ati nzabidobya ku bantu batanshizemo. Icyaha cya mbere tubona ni icya Adamu na Eva muri Edeni. Ariko icyaha cya mbere kibaho nicyo kwikuza. Cyatangiriye cyane. Satani yitwaga Rusoferi, ari izina ryiza ashinzwe abantu bo kuramya mu ijuru abamarayika bose. Abonye ko iryo zina afite rifite imbaraga batamushize mu butatu butagatifu atagiye agira ipfuye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Agira ipfuye avuga ati kuki mutanshizemo nzakica. Ntabwo umugambi wanyu wo kubana n'uyu muntu bizemera. Naba hari igihe Imana ikugirira neza ariko umuntu w'ishyari. Haleluya, intambara zitabaye Imana yacu ni umwana. Abakene barayiramya bafite mbere w'itira iparitse hariya, abakene nabo bakayiramya. Lazaro n'abamukira bakigenda kitugumukira tu nyakabwana ijya kamwe nyakabwana nanjye ndajya kandi bakagasanye shikikira ijambo ryavuze bitewe no kutarenganya. Nakumurikira umutima kabisete kuri Noheli. Yesu agukiriye bushyashya mu mubiri wawe, mu mutima wawe, avuge bushyashya. Ureke ubutose ubutese kugira ngo tuye hasi inyuma, ariko Mana we warandenze. Duhaguruke maze tubwire Yesu. Haleluya, umugeni wa Yesu ni mwiza. Sosereza kuri Metresi Mama Pasiteri adusomeye wa murongo. Umunyenga wa Yesu, Yesu niwe Jésus est la lumière du monde. Yesu niwe rumuri rumurikira amahanga. Nifuza ko kuri Noheli Yesu akumurikira ukava mu butesi ngo akubara turabatesi. Uvuye mu butesi uvuye mu ufite imyaka 70. Usike byakinezeza nubona ko kubona ngafunga bamushakazi na mugabo we kabona sokuru n'abandi bantu bari kumwe. Akenshi bafite imyaka 70 60 ariko baracyangwa ngo Mana Imana. Ibyo binezeza maze ikintu cyane kinezeza Imana. Bari kuducyubahiro. Imana kuducyubahiro. Iyo mushoranye uvuga ngo tujye gushima Imana, uvuga ngo tujye gusoma gacupa. Imana ibikora ibakunda icyubahiro ikavuga ati abantu ariko nzabatuza heza. Kandi ubwenge agakiza ni personnel mu giti cye. Ntabwo agakiza ni k'ibyango n'igisheni. Ntabwo data nsengera kubera ko nigizigeza ningi uzagira ngo hari kugira ngo iri mu ijuru. Haleluya, amen. Abantu gusenga kubona abakecuru bacu abo twasenganye Methodiste, abantu dusengana kuvuga ngo bizishaka byo kugira umurimo w'Imana nuko Yesu yamurikiye mu mutima wawe. Reka zitwumve Mama Pasiteri adusomere ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Izina rya Yesu namutungiye gusoma mu izina ryanjye. Asumye mu izina rya Yesu. Kamubwira message ya Yesu
abahaye. Gusoma mu izina rya Yesu. Amina. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Nawe tuze ngo nkwiriye gukora umurimo hakiri ku manywa. Hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Duheze Yesu amashyi. Imana imenya ngo runaka azashaka gucya ndetse ngo Yesu azavukira ahantu hasuzuguritse. Yaragomba kujya mu ma etaje, yaragomba kujya mu magorofa meza, ajya mu muvure. Abantu boroye tuzi ko mu muvure ahantu hinka haba hari isaha ndetse hari na twadusimba tw'umugati tuzizi. Ariko Yesu yaremeye, ntabwo yavugiye mu kigoma cyiza, ntabwo yavugiye mu kintu runaka abana b'ikiye kuvukira mu bintu byiza bakabafurika. We yemeye akubitwa n'umuyaga n'imbeho kubera ko yarashaka kukubona. Haleluya! Niba mudafatisha Yesu tugira ngo ujye haleluya! Imana yacu irashoboye. Iyo Imana yo Yesu ajya kuvukira mu bakire, twebwe aboroheje n'abakene ntabwo tuzavuga Yesu tubura agaciro. Ntabwo abirabura bakunze kubona agaciro, ariko Imana yicishije bugufi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse ko Imana ishatse kukuzamura, ukabona kuzamura kw'Imana, umugisha ugiye kukuzaho ibigusaba guciye bugufi. Haleluya! Amen. Ibigusaba ngo uciye bugufi. Yesu rero yari hano ajya guca bugufi, ajya mu muvure kugira ngo akuboke, akubone, kugira ngo akubone. Ntabwo bari n'ibindi bantu bambaye amakoti gusa, bari n'abantu bambaye amakaruvati gusa, bambaye imikenyero n'amabubu n'imyenda myinshi ihenze. Ngiye gusozeza ahangaha gatoya kugira ngo tumve aka kantu ko bivuga. Ni ukuvuga ngo hano ku murongo wa 74 ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tutagira ute? Tuzayisenga tutagira ute? Tuzayisenga tutagira ute? Nitumara gukizwa kurokoka amaboko y'abanzi tuzayisenga tugize ute? Yego, nitumara kwibuka imirimo yakoze, yego tuzayisenga tugize ute? Tuzamira Uwiteka icyubahiro. Bituma gukizwa amaboko y'abanzi bacu ntabwo tuzatamara, ahubwo tuzakubita amagoti tuyisenge tugatinya. Haleluya! Niba ufite imbuto nziza uri kurya, ntabwo waba ikigeragezo, ntabwo bivuze ngo utamara kubera ibigeragezo, oya, cyangwa kubera ibisubizo, oya, ahubwo tuyisenge tugatinya. Haleluya! Walituma ukizwa amaboko y'abatwanga. Ndabyibuka kabisa, ndabyibuka. Ryabizige ndabyibuka ubwo twajyaga gusenga duturutse mu rugo, tukaza abahire bikubita hasi, barunaka bose bikubita hasi, abasamanyiriza amagwe ati byameze bike, ariko tugomba kugira ubuhingo bwiza ngo tuzayisenga tudatinda. Haleluya! Amen. Mana mumfashe ngo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukore dufite umwete we. Mana we, uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukore dufite umwete. Imana we, uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete we. Ariko Mana we, waraturengeye. Ariko Mana
vugira so kugira umutima wawe reka ishyari n'igomwa gira ikintu cyitwa kunyurwa no kutabikaye yuko bana kurangiza kose kuramaze kandi kurangizwe ari kuri Imana uri Imana y'abakene uri Imana y'abakene uri Imana y'abahazi uri Imana y'abari mu ntambara uri Imana uhereye kera kose uruko wahoze pasiteri sabiye uyu mukumbi utuyoboye uvuge isengesho nyamukuru dufite ryo kugira ngo Yesu avukiye mu